Ala. Demokrasi. Bavuganye. tuvuye iwacu Nyagasambu aho uyu mubyeyi wacu yabaga umunsi ku wundi tukahamusurira tukaganira nawe. Twavuyeyo twerekeza mu kiliziya naho ni iwacu kubera ko tuhahurira n'Imana ikadukomeza ikaduhumuriza ikatwihanganisha. Aho naho tuvuyeyo kandi yadukomeje. Tugeze na hano naho ni iwacu. Naho ni iwacu tuhasanze abandi tubazaniye n'undi. Ariko dufite icyizere ko iwacu hukuri uyu muvandimwe wacu ariho mu ijuru ariho tumwifuriza kugera. Twifuza ko aruhukira hano ku bw'umubiri ariko ku bwa roho agakomeza urugendo kandi rumva hari hafi no kurusoza. Ubwo rero natwe ni iwacu tumusabire kugira ngo aharuhukire kandi natwe umunsi Nyagasani azaduhamagara azasange twiteguye. Nta mihango myinshi ibera hano kuko myinshi twayirangije ariko ntitwabura kongera gukomeza kumuragiza Nyagasani kugira ngo amwakire aruhukire mu mahoro, cyane cyane twongera kumwereka umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo aruhukire mu gituza cye. Nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Nzasanga mureba, niwe nizeye iteka. Nzajya kumureba, Mariya niwe niringiye. Nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Mariya ageze aho Yezu yari ari ngo amukubita amaso aramupfukamira ati, Nyagasani yuba hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yezu amubonye arira n'Abayahudi bamuherekeje nabo barira ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati, mwamushyinguye hehe? Baramubwira bati, Nyagasani ngwino urebe. Nuko Yezu asuka amarira, Abayahudi baravuga bati, nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uwashoboye guhumura impumyi yarananiwe kuzuza uyu gupfa. Yezu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yezu ati, nimukureho ibuye. Marita mushiki w'uwapfuye aravuga ati, Nyagasani ubaranuka, uyu munsi ni uwa kane. Yezu aramubwira ati, sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yezu yubura amaso ayerekeza hejuru avuga ati, dawe ndagushimira kuko wanyumvise. Njye nari nsanzwe nzi kunyumva, none mbivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari we wantumye. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse ati, Lazaro ngwino sohoka. Uwari wapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bigihambiye no mu maso hagipfushishije ibitambaro. Yezu arababwira ati, nimumuhambure maze mumureke agende. Bavandimwe, ngayo amagambo yaduhumuriza ahangaha turi tuvuga tuti natwe dusabe Nyagasani wa munsi azongere ahamagare uyu mubyeyi wacu Gatera
Leonard yongera mutwereke twongere twishimane nawe amuhambure ibiganza tumuhobere tumwishimire ariko ubwo icyo gihe kitari cyagera reka tumusabire kuruhukira hano dutegereje wa muzuko w'abapfuye twese maze tuzasangire nawe ibyishimo mu ijuru. Nyagasani Yesu Kristo igihe umaze gatatu mwumva watagatifuje imva z'abakwemera ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe kuruhukira hano uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka wowe uzaduha kuzuka no kubaho kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Bakwicara niryo sengesho ribanziriza ko umubiri ugera mu mva. Sasanga Maria mu bwami bw'ijuru niwe tuzabana Sasanga Maria nicyo nifuza Sajya kumureba nicyo kimumeza Fatiwe foto ashyiraho urabyo fatiwe foto Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana Umureba niwe Yezu yamaye wambere umubyeyi nanjye mu mwana we Sasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe
Hano hamwe ni muhafura. Kakarimo mukansije. Nema twanyazwe. Nawe. Zasanga Mariya mu bwami bw'ijuru. Niwe niringiye, niwe tuzabana. Kumureba Imana yaramukunze yaramwimakaje yabaye umutoni. Zasanga Mariya mu bwami bw'ijuru. Niwe niringiye, niwe tuzabana. Kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu Gatera Leonard, tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse. Kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwo wazutse, muze dutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Twese turajya dusubiza tuti maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Dusubiremo maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Nyagasani muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Nyagasani muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Nyagasani muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Tugiyeho kumusezera bwa nyuma, uturabyo bagenda bateramo baratezana, ndetse n'abashaka gukoresha amazi bafite makeya nabo babikora, duhereye ku muryango we wa hafi. Ariko bitabangamiye imyemerere ya buri wese, no gusezera ntawe byabangamira.
fata ini ifoto ya serikali agarahara mu mutwe gutya ya maga ihagaze ihagarike yes dusubiye mu byicaro kugira ngo dufashe kugira abantu bashe kugira ngo tugire dutunganye aha ngaha tunashyira mu cyubahiro umubyeyi wacu. Ababyeyi basigara ariko ari bake gusa, ariko abandi mwamusuye mu cyicaro. abari mu nzira zawe fungiye ntabwo ari mu nzira turi mu kazi cyangwa nyine iyo tuzi kugira ngo turima nka twihorera iyo tuyemye none kumukara ukuntu tuba tumeze ni uko wambaye umukara reba kuri kamera ariko aho hantu mu bicaje barahirima cyari ahantu ni habi nanjye niko mbibona babajya inyuma igikuta kandi abantu bashaka gukurikira kandi banki munyuza ndacyari iki inteba kinini
yerekanye iyi ngiyi
murakoze cyane mu buryo bwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete kuko igihe cyatujyanye. Ubu ngubu turimo dusoza gushyingura, ariko tugiye kugera mu mwanya wo gushyira indabyo cyangwa se indabo twumva duha icyubahiro umubyeyi wacu. Uburyo bikorwamo rero kugira ngo twihute ni uko abo duhamagara cyangwa imiryango duhamagara yajya idufasha ikihuta cyangwa se ikaba hafi. Igihe gisa n'icyatugendanye, bari kutubwira ko dusoza saa 10 kuko hari undi muvandimwe nawe ugiye gushyingurwa aha ngaha. Turagiza saa 9, mu mbare nari nibeshye. Ubwo rero murumva ko bidusaba gukora nibakwe. Tudatinze turasaba umuryango wa Gatera bawegera hafi, noneho protokoli idufasha izana ururabo kugira ngo barushyire kumva, duhe icyubahiro umubyeyi ugiye kuruhukira. tubikoraho mwera fata turayishyira hano bagiye hepfo cyangwa ubwire bari kure ntacyo barijyane turizamure gutse okay no mugeni gende neza umusa murakoze cyane. Twagira ngo famiye Gatera mu gihe iri gushyira ururabo kumva n'umuryango wa Samuel mukuru Msijya ku haguruka hagarare mwana hagarara itegura ururabo hagarara kabisa iyo foto ibikenewe. Sawa wasoje. murakoze cyane. Yewe bayihinduye Mujye hano mujye muri iki cyerekezo fora. Murakoze. Umukuru w'umuryango nawe mwamuha ururabo. Famiye Atanazi, famiye Dogiteri Ugira Shebuja, mwakwegera hafi cyo kimwe na famiye Sebugandi. Famiye Sebugandi ayo yakwegera imbere munsi nta kibazo. Munsi ya munsi ishyira munsi kuri ibyo byuma nk'uko rushyizeho kugeza kuri ibyo byuma byo munsi. Noneho muto turagufotora amafoto yose umva ari kuzamo amafoto yose yarimo ihangana ryo ku ruhande aho ngaho. None kandi turasaba abakwe n'abakazana ba Gatera namwe mwegere hafi mugire bakwe. Abakwe n'abakazana ba Gatera Yes, ni gutya. Sawa. abuzukuru ba Gatera
abuzukuru ngo Noelana ba Elvis, nimwihute Elvis. Famiye Gafaranga na famiye Anonsiyata namwe nimwegere hafi. Famiye Gafaranga, famiye Anonsiyata, famiye Rwabuhihi, famiye Anastase namwe nimwegere hafi. Leta dukomeza kuri famiye Sehegeya. Abana murebe hano. Sehegeya. Yes, ngaho. Mbabarire. Gutyo tubirahagije. Umuryango wa Sehegeya ndetse n'uwa Mugoro. Sawa. Ugende. Murebe hano. Ino ifoto imwe y'urwibutso. Mwakoze. Mwongere. Iyi foto y'urwibutso ikomeye muyihanganire. Murebe hano. Mama, okay. Sawa, mwakoze. Ijya kuyifata maze dukomeje nyuma ya famiye Mpumuro turasaba umuryango wa Rwabukwisi, umuryango wa Rugigana Siyak, umuryango wa Kayibanda Leonard, umuryango wa Gakumba Athanase ndetse n'uwa Muyombano nabo begere hafi. kubikora kabisa. Wewe gikubita gicunga hano protocol musoro ni mu gihe umuryango wa Rwabukwisi na Siriyake bari gushyira indabo kumva, reka duhamagare umuryango wa Rwabuhihi wa Pablo Kanyamasoro, umuryango we nawe wakwegera hafi, Ntabwoba Matiyasi ndetse na Sekaje. Ntabwoba Matiyasi umuryango we wakwegera hafi ndetse n'uwa Sekaje. Nzabonimpa Matiyasi ntabwo ari Ntabwoba, Nzabonimpa Matiyasi.
abakoze cyane kugira ngo dukomeze ducunguze uburyo umwete. Turasaba nanone umuryango wa Ntabwoba Mwambari ndetse n'umuryango wa Koloneli Kayitera n'umuryango wa Buterampungu hejuru wabyuka agapapuro uri hejuru iyo uri hasi bongere abanze kugenda se barabagenda kansubiremo. Turasaba umuryango wa Ntabwoba Mwambari Koloneli Kayitera n'umuryango wa Muterampungu, umuryango nanone wa Karanganwa Athanase, umuryango wa Rwakibibi namwe nimwegera imbere, ndetse n'umuryango wa Pascal Mama Laurence. Harazamo umuryango wa Gatwaza Bode, umuryango wa Rutsinzi, umuryango wa Rwarinda ndetse n'abaganga. Reka dukomeze dusaba umuryango wa Senga, umuryango wa Mandevu, umuryango wa Bimenyimana nabo begere hafi. Murakoze. Reka dukomeze tugiye guhamagara abakorana na Dr. Athanase muri ICRAF. Nanone kandi turahamagara abakorana na Twisinge bahagarariwe na Majoro Karera, abakozi bakorana na Rutayisire Innocent namwe mube hafi. ongera Nanone kandi abasengana na Mama Noella abo bakorana nabo bakegera hafi, abakorana nawe ndetse n'abasengana na Mama Noella cyangwa se kurahana mwegere hafi. Famiye Nkumburwa, umuryango Nkumburwa nabo bakegera imbere. n'ubundi babona bashyizeho igikwiye. Twacunguza uburyo umwete, protokole n'udufashe kugira ngo ari abafotora ndetse n'abashyira indabo kumva babikore bwangu.
twasoje. Yego unabona noneho hari undi muryango witwa Millennium Sport Family wakwegera hafi. Hari n'undi wa Friday Basket, Kuye Friends Family Agap, ndetse n'abaturanyi ba Mama Elvis. Twasoje. Sawa twasoje. Abiganye akura yeka. Twasoje. ntabwo ujya wongeza Promosiyo ya 2006 y'Imisisi ya Furaha iganye muri Yeka ntibagire bwana. Abafotografe ntibabikore vuba cyane. Twabisoje. Iyo twayisoje mu gihe Ngabo nziza Prime twasoje. abari hafi yakabahaye. korale Irevivant yaturirimbiye ejo. Ubu ni ifoto ebyiri dufata ngo twarangije. Korali Irevivant nayo iba yegera hafi umuryango wa Barinda ndetse n'abaturanyi ba Karangwa. Hari abantu b'ingenzi nanone dushaka guhamagara, ni abaturanyi bamuze Nyagasambu, namwe ni muzi. Ndabizi ko nimugoroba twabanye abaturage ba Karangwa, abakorana na Karangwa. Abandi ngiye gusaba babe hafi ntibaze hano imbere kugira ngo tubanze dusozanye n'aba. Yego kandi abasoje bahite bakomeza. Turasaba abacuruzi bakorana na Vumilia Eden Company na Eden Company babe bari hafi. Hari itorero bita Even Temple Ministries nabo babe bari hafi. Umuturanyi wa Elvis mu kigo, abakorana na Alphonsine IPRC, abakoranye na Rutayisire Igabiro. Dufasha abantu bari kuri protokole, abantu bihutishe gahunda. Abasoje babandi umwanya. Abaturanyi ba Karangwa nimumwegerane imbere. Abasoje musubire kandi mutwihanganire no gusuhuzanya, mwasuhuzanya muri hirya gato kuko hari indi gahunda igiye gukomereza aha ngaha. Abaturanyi ba Karangwa fotografi yakwitegura.
nimwegere mu amano yaho abantu bazi umwanya bakanyura ngaho kugira bagiye banyura ngaho basoje abakoranye na Rutayisire Gabiro nimwegere hano ku ruhande abakoranye na Rutayisire yabegera jya ku ruhande nimushyire urabo mugire vuba reka nanone abakoranye na Papa Noella cyangwa se Karangwa nabegere namwe mushyire Rutayisire twasoje n'ifoto ndabona nayo bamaze kuyifata twihute abakoranye na Papa Noella namwe mwashyira ururabo kumva Papa Noella nabo bakoranye murakoze cyane ndumva tugenda tugana ku musozo abakoze protokole badufashije n'undi wese wazanye ururabo umwanya n'uyu nguyu kugira ngo namwe mushyire ururabo kumva n'uwo tutahamagaye yazanye ururabo yegere hano imbere nta kibazo urumuri ni uko duhe icyubahiro umubyeyi wacu twaherekeje uyu munsi protokole noneho badufasha murakoze protokole ni muze rwose protokole namwe mudufashe nihutishe gahunda turabashimiye cyane mwese mujye mufata ifoto protocol mwese nawe wagiye mujyamo aha yes protokole turabashimiye namwe yaba uyu munsi yaba ejo ndetse no kuva umusaza asinziriye jya ku ruhande gato akahe natwe bari hafi murakoze cyane ururabo rwa nyuma turasaba padiri aho ko yakwegera hano imbere protokole none ikamushyikiriza ururabo nawe akarushyira kuri imva tugana no ku musozo w'iyi gahunda padiri mwakwihuta murakoze cyane kuba mwadusabiye umugisha muhe n'icyubahiro akwiriye murakoze mwadusiza gahunda y'isengesho murakoze reka dusabe umukuru w'umuryango ko yakwegera hano imbere agashimira iyi mbaga ingana gutya
yaje kudushyigikira no kudutabara. Arakoze iyo gahunda. Sinzi imvugo umuntu yakoresha abashima mwese muri aha ngaha, nta kindi kinyarwanda umuntu yabona simbuza kubabwira ngo mwakoze cyane. Ariko dusoreshe inyikirizo y'indirimbo ya Rugamba Sipiriyani, murumve twana twanjye nabaraze urukundo. Murumve twana twanjye nabaraze urukundo, murarugire intego mwese aho mujyaho, serubabera umundako mw'izoro rubara ngarama mahira nijoro, ntihagire kibakangawe. Nyagasani turagushimira uko banye natwe kuri uyu munsi duherekezaho uyu mubyeyi wacu, ubwo dutandukanye nawe kubw'umubiri. Turakwinginze kugira ngo dukomeze kubana nawe ku bwa roho, twibuka kandi twibukiranya ibikorwa byiza yadukoreye mu muryango, mu nshuti ndetse no mu bavandimwe. Turakwinginze rero ugirire amasengesho yacu, ugirire imbabazi zawe, maze uguhe kuruhukira hano amahoro. Twihanganije kandi dukomeje umuryango, ukomeze kububa hafi, maze uwongerere imbaraga, uwongerere gukomera, uwongerere ubutwari. Turi gusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washubije inyuma waje aguhungiyeho, aragutakambira ngo umurengere gusabire. Nicyo gituma umwizera arakugana umwangira amagara yo kubwo umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho.